Musanze muri voka ahanitsemo ariko mu by'ukuri nta mbese uwo mwana akimara gutemwa bamujanye ku bitaro si twe tuzi ngo uwo nguwo nyakwigendera nawe yagize icyo kibazo kuko ntabwo yabaga muri runo rugo yaramaze yatabamo nkurikije ko yaramajiye gukora icyaha nawe agahitaje kuyaho amaraso amukurikiranye ya mwene nyina ndahamya ntashidikanya ko nyakwigendera ari wo waba watemaguye uramwana kuriya abantu mu Rwanda baracyabaho. Nitwa Niyigena Jeannette abantu yo mu mudugudu wa Rugamba kagari ka Rurembo umurenge ni Rusasa. Mu by'ukuri twavutse muri rugo habamo intambara subuzibaye buri munsi zabaga ariko cyane cyane byaje kuzambiraho papa mwiraminsi yakoze ihohoterwa rishingiye ku mitungo baza kumufunga hari isambu adashaka mama akandagiramo byaje kuba ngombwa ko hasohoka itegeko ryo kuvuga ngo umuntu ushaka gutanga imbabazi kugira ngo atahe nazitange. Mu by'ukuri rero mama yaje kumusabira imbabazi arabisinyira mu rukiko ubwo hadashize iminsi 5 aba aratashe. Mu by'ukuri yatashe turi kubona nta kibazo tuzi kuba agiye gusubira mu buzima busanzwe nk'uko bisanzwe. Hashize iminsi itari mikeya twatangajwe nuko habonetsemo ikibazo cy'ideni tugomba kwishura y'amafaranga yaba yaramufunguje. Mu by'ukuri imidaradiko zose zabaye niyo ntangira y'ugo rubanza twahoragamo n'uwo mwana batemaguye bamuzizaga ko yaherekezaga uwo mucecuru agiye kuburana. Saizi twe dufite urubanza rwaburanaga nayo mafaranga. Rero inkuru kuna yumvise ntago byantunguye kuko ahanga n'ubundi bwacaga tukamenya ngo ntiburira bwakura tukaga tuti ntiburaca n'ubundi si ibintu byadutunguye kuko n'ubundi intambara zahahoraga niyo mpamvu ubwo navuga ngo wagiye atubereye igitambo kuko n'ubundi nta mutekano gwahabaga kuko twumvaga ko mama buri saa munota n'umunota ashobora kuva muri ubuzima agataha. ubu ngubu watemwe yitwa nde? Yitwa Metuseri Nzayinambaho. Uwo wagiye nyakwigendera yitwa Munezero Pacifique. Bapfanaga iki? Yari mwene nyina bari bakurikirana. Ari mu kigero cy'imyaka ingahe uwo nguwo? Uwo nyakwigendera afite imyaka 23. Uwo watemwe afite 21. Nyakwigendera yazize iki mu by'ukuri mwasanze yishwe n'iki? Nyakwigendera rero kuntu byagenze twamusanze muri voka ahanitsemo ariko mu by'ukuri nta mbese uwo mwana akimara gutemwa bamujanye ku bitaro si twe tuzi ngo uwo nguwo nyakwigendera nawe yagize icyo kibazo kuko ntabwo yabaga muri runo rugo yaramaze yatabamo. Ubwo rero mukuza ko nta nubwo twanamenyeje ko yanarujemo n'uwo mubyeyi wacu gwaje uwo wakomeretse nawe ntiyarazi ngo yabaginaho kandi uwo mwana mu by'ukuri n'abaturage bari hano nta n'umunsi n'umwe bakaje gukiza intambara hano bari kugwana wenda ngo nabana bagiranaga amakimbirane bakundaga 100%. Ibyo bintu byadutangaje ukuntu bose baje kugira rimwe kibazo. Abantu bagira yayo hari na bamwe mu baturanyi bari kuvuga ko umwe yaba yatemye undi yarangiza akaniyahura. Ayo makuru ahurira he no kuri mukurikije ibyo mwabonye? Nge rero mpagaze ngewe ku bwanjye ku giti cyanye Niyigena Jeannette nkurikije uko nta ntambara yabonabonaga hagati yabo ndahamya ntashidikanya ko nyakwigendera ari wo waba watemaguye uramwana kuriya kandi ari igihe yahumetseho gatoya avuga uko byagenze. Yavuze ngo iki? Uwo ngo wahumetseho gatoya yavuze yuko yafashwe n'abantu babiri baraza bacuranga radio cyane ivuga cyane barangije umwe amufunga umunwa abandi bafata amaguru barangije baratemagura. Bihurira hehe n'ungu wiyahuye? Uwo wiyahuye we twaje kumumenya nyuma ntabwo muri ryo perereza cyangwa se kuba twamunuganugaga nta wamutekerezaga ko nawe yabagize icyo kibazo. Bakaba bapfana iki? Ni mwene nyina barakurikirana uwo nyakwigendera n'uwo mukuru uwo wakomeretse ni wo umukurikirana wo gucura. Wakomeretse batemye ubu ngo barwariye he? Arwariye muri CHK bamujanye mu
aho bagomba kumwongera batubwiye ko icyuma bamuteye muno cyangirije amagufa ya muno batubwira ko bagiye gusandaguza umutwe ariko sahizi ubagwaje turi kubahamagara bakatubwira bati sahizi aho twicaye mu gitondo aho tukiri nta gisubizo bari baduha ubwo natwe twamenya ngo biragenda gute. Hanyuma uretse abo ngabo babiri ni urugo rwari rusanzwemo amakimbirane, hari n'abo twakwita victime cyangwa se abandi byagizeho ingaruka. Muri abo ngabo ni bande bari kuryozwa ibyo ngibyo? Ese mwe mwasaba iki inzego z'ubutabera ndetse n'ubuyobozi? Twebwe rero ikibazo cyaje kuhaba ibyo bikimara kuba abayobozi kuba twe dufite nejo bundi twe twavuye kuri ribu ya Cyabingo, mama avuga ati ko mbura amahoro muri no rugo nkahohoterwa kandi nishuzwa amafaranga bigenda bite mumfashe nk'abayobozi. Twe dufite impapuro twagiye kuzana mu rukiko z'indangiza ukurubanza barurangije zisobanura ko nta n'umwavo kurimo. Buri munsi si tugiye kuba benshi n'abaturage bamwe na bamwe barabizi ibi bintu bye bimaze nk'amezi arindwi biri mu ndurujugujugu ya buri munsi. Nta mutekano gwabaga hano kuko nigiye uwo musaza rimwe na rimwe yafataga igihe akagenda akaba yamara iminsi 3 ataba muri no rugo. Murashinze ubuyobozi kurangara? Ubuyobozi bwa bwararangaye muri iki kibazo? Iki kibazo rero ukuntu kimeze ubwo byamajije kugenda gutyo, abayobozi ubwo babonye uwo nguwo wimanitse biba ngombwa ko bamukuramo. Ubwo ngubwo bari gukurikirana uwo murwayi, ubwo ntabwo nzi icyo wenda kirakomeza. Twabazaga urugo tubwiye ko rwaranzwemo amakimbirane kuva na kera mukanagera ku nzego zinyuranye nyamara ntibigire icyo bitanga. Urabona ko ubuyobozi bwa bwararangaye muri iki kibazo? Ntabwo bwarangaye kuko aho twajaga hose batwakiraga pe, ntaho twagiye ngo babe bavuga bareka wenda ko tutababwira ibibazo. Nuko wenda mu gihe bitari byakaboneye igisubizo bije kugenda gutya bikabonekamo impfu zimeze gutya. Naho ubuyobozi yaba mudugudu rwose ngende kumushima ku giti cyanjye no kuba tukiriho nawe yatubereye maso pe. Ubwo rero nuko wenda bino bije bikikubitiramo abayobozi nabo wenda tutari twamenye uko bizagenda ariko urabona bise bigenda gutya. Katuganire n'uyu mama mwebwe mwabimenye muti uravuga cyane? Ngewe nitwa Nagaza Charlotte, abantuye mu mudugudu wa Tane, akagari ka Nyundo, umurenge wa Rusasi. Tukaba turi abana 7 hano, nkaba ndi umwana wa 2. Inkuru y'akababaro mwayumvishe gute? Inkuru y'akababaro yadutunguye kandi ratubabaza cyane. Mbese kugeza ubwo ngewe ejo nari meze nk'umuntu wagwaye hahamuka, ntabwo nari ndi kumva meze neza. Ejo ngewe nkimara kubona uramwana ukuntu bamukebaguye, nahise nihutira kuza hano ndeba uko yabimbwiye. Ngewe ejo nagize amahirwe yo kugerayo, yageze atari kuvuga ariko wamaje kumushiramo seromo. Yambwiye ati mama gato nageze hano nte, ati nge wakizira ijoro, ati nge nzarama, atunama nkubwire. Nunamye ati mama gato ati mwangwanyeho weho n'umugabo wawe mukomeze mu ngwaneho. Yabimbwiye akimara kubimbwira nti none urukumva ushaka iki? Muganga ati nta kindi kintu twamumarira, hari icyuma bari bamuteye muno cyo cyakomeje kuva cyane. Umuhogo ubwo bari bakoze ibishoboka byose bagira uko babigenza. Cyakoze arambwira ati mama gato ikintu ngiye kugusaba ni kimwe, ati ngewe abantu 2 baje baramfata, ati babanza kumfuka umunwa. Mu kumanza kumfuka umunwa ngewe umuntu waje mbere ni papa yari afite inkoni mu ntoki. Akimara kugira inkoni mu ntoki abandi umuntu umwe amfata ukuguru, undi afata impanga apfutse n'umunwa. Ati nabuze ukuntu ntabaza ndangiye nsengera mu mutima ngo manu nkise. Ati babonye ntangiye kugira ubwoba niko bahise bamfuka amaso ngo papa kazajya aravuga ngo nibakwice. Nisi none koko ibyo bintu urabihamye udashidikanya? Ati mama gato buriya iyaza kuba umuntu umwe ibyo bintu nari kubishobora, ariko nuyu nyakwigendera kugira ngo agende mbere yuko papa afungurwa yabateye mu gikoni nka 2. Ngashaka kugira ngo hagira umuntu ujya muri gereza ajya hano yaba. None uyu nyakwigendera wiyahuye yaba ari watemye uwo mwana? Ntago nabihamye. None si ko yambwiye ngo bari abantu 2, abo bantu 2 akamenyamo papa bandi namaje nta wabasha kubamenya. Ati mbabarira ndi kwipfira kuko yavugaga igitima kigahirita wenda na muganga ku bitaro twahagera. Uwiyahuye mwamubonye mute? Uwiyahuye nge namubonye ari muri voka kuko banabimbwiye tumaje gushira uwo ngo muri ambulance agiye. Wasanze muvukana koko?
cyane rwose pe turavukana kuko yaramaze iyo ngiyi igihe yaramaze kuva iyo ntambara yaba we yaravuze ati weho metu sigara hano ngewe induriye hano ndayirambiwe umwana afata urugendo arigendera yigira mu Mutara ubwo kuva yajya mu Mutara ntabwo twe twakongeye kumukubita ijisho na nyina bidusanga ku bitara ahubwo twavuze duti ko yiyahuriye mu Mutara n'ibiki yakozeyo twese bitubera kabarore bageze nyuma sinzi umuntu wamamagaye ambulance igiye kubatwara ngo yiyahuriye naha muri Kabutimbo ku mugoroba siko nagaburiye abana bose abana ko umwana ko twasangiye na saa 3 ko twagambanye uwo metuseri ko nta kibazo kuko yatambwe ngo mwene nyina yaje ubwo twese byadutunguye twatunguwe no kumva ngo yihanitse muri voka. Mama na papa bari he? Mama agwajije uwo nguwo kuko mbirantse ku bitaro banze ngo ntago musaza wanjye ari wo wamugendaho gusa kuko bari kubona ari mu marembera baranga baravuga bati weho uwapfuye yarangije uko jyana na mbirantse mwese mujyane naho papa ejo bahise nasanze ngewe mva ku bitaro kuko ubwo nanjye kurikirana wo ku bitaro nasanze bamushizemo intuza amapingu ubwo ari kumwe n'abayobozi. Bamwe mu baturanyi twaganiriye mbere ko tugera haba turifuza kwakorwa ubutabera n'iperereza ryimbitse hakamenyekana icyo nyakwigendera yazize ndetse n'uwo mwana watewe ibyuma akamenyekana uwamwishe uwamuteye ibyo byuma none mwebwe murasaba iki inzego z'ubutabera? Ngewe ikintu ndi gusaba cyambere kuwa gatatu w'ikindi twari turi kuri RIB tumaje kugera kuri RIB twagezeyo ubwo mbese muri uru rugo hahoraga amakimbirane ariko papa nagiye kumusura ari muri gereza majeje kujya kumusura papa twe arambwira ati gose mwana wanjye ndamutse mvuye muri gereza nukuri amahano nakoze yo gutemagura igitoki cyo kongera guhohotera abana ati nge ndikumva nateranya abana nkongera nkabashira ku murongo ndebye ukuntu ameze muri gereza ariko mbwira ati genda ubwire nyoko bambwe yuko ari uzampa ububasha bwo kugira ngo ntahe akansinyira nkataha ndebye ukuntu papa bayeho kandi ndebye n'ukuntu yatureze naraje kuko mpendahenda mama aravuga ati sikuko yarahindutse ntiyarahindutse gose pe mama byabaye ngombwa yuko nawe tujyanayo tugezeyo barabitwemera baratubwira bati bajya kumusohora bamusohoye araza arasinya muhimbabazi akimara kumuhimbabazi niho batubwiye ngo mugende mutegereze nyuma y'ibyumweru bibiri twarategereje tubonye bitabaye turongera dusubirayo tubonana n'uwo muyobozi aratubwira ati noneho ngewe ndi kwifuza yuko mwashaka hano mushira amafaranga bitarenze ejo azataha koko ubuyobozi bwarabidufashije amafaranga twayasiza ahantu amafaranga tukimara kuyashira ahantu papa yarahageze ku mugabo hariya ucuruzaga makera hararuguru kuri Nyamagumba amafaranga yarayamuhaye itiki amajije kuyimuha tugira ngo aratashe koko mu byo kugira ngo aratasha ageze ruguru ya Bugese musaza wanjye witwa Yeserakiza abaramuhamagaye ati hari ibintu Yosefu yambwiye yuko utagomba kwinjira mu nzu utabijyanye none utashe mu buhe buryo usubiye impande y'umugore wawe tutabanjije kubonana mu by'ukuri koko yaratashe yarazamutse yarongera aratega arazamuka ajya kwa musaza wanjye mu mujyi ararayo ariko uwo mugabo yari yaduhamagaye yuko yamuhaye amafaranga 3,000 byo kumugeza hano kuko twari twabivuganye nawe kuri telefone mu by'ukuri koko papa yaratashe akimara gutaha ngo yaje ashorowe n'uwo musaza wanjye nanjye niho nari narabyaye uyu mwana mfite amatsiko yo kuvuga ngo nari narabitse n'ibitoki ndavuga ni papa nataha nzatara umutobe byanga bikunda mushira umwana wanjye nk'umubyeyi nkuko twaganiye kuri gereza mu by'ukuri ntibyatinze umugabo wanjye yaragwariye yihijya mbamunyuzeho hari muri Kabutimbo amagambo yambwiye yarayo kunsesereza numva wa mutima wanjye gurarangiye papa wanjye atiki yarambwiye ngo ni mema ngo cyombarira ngo hajya ngo nimwe mwansabiye imbabazi nitwe twazi gusobera n'ukuri nti none ntago uri kwibuka cya cyumba twari turimo n'uyu musaza wanjye batemye nawe yarahari bari kumusabira imbabazi ntago uri kubyibuka nawe uri kubyiyemerera kandi n'impapuro zirahari nazo mwazisoma ubwo ngubwo yaravuze ngo afite ngo mukuru wamutangiye ngo 200,000 ubwo rongo yari yaravuganye n'umwavoka ngo 500,000 ageze nyuma ngo ni 200,000 ngo yatanzeho byavanse ubwo ibyo 200,000 ari byo saha izingize tukiburana muri izo mpapuro z'indangiza rubanza ntazo twabonyemo byanaduteye kugira ngo tubone turuguhora ku nkeke hano mbwira mama nti niba yarayatanze koko mu by'ukuri mbabarira dusubire ku buyobozi
butubwira mu by'ukuri niba yarayatanze ayo mafaranga tuyatange ariko amakimbirane areke kubohora hano muri runo rugo kuko n'uwo mwana batemye bagerageje kugira ngo bamutumize amapuro z'indangiza rubanza arazibura kuko baratubwiye ngo nibazitwara ubwo urubanza ruzaba rurangiye nta kintu twavuga ubwo umuyobozi twageze ruguru iriya tumaje kugerayo ati woya ati muzaba muri kuyatera inyoni ayo mafaranga muzaba muyajyanye none se mu ndangiza rubanza izi mpapuro ko nta mwavo kurimo muzayatanga muri kuvuga ngo ni mugende mwigicarire mu rugo mutuze mwiturize iby'Imana izakora ibyo papa mu minsi mike rero ntibyatinze ubu muri iyi nzu nta myenda yibamo imyenda ye yose ubwo muri iyo minsi hasize iminsi nk'itatu ahita ajya kuba kwa Yozefu imyenda yose arayitwara byageze hasize yamaze yo nka 4 mama ari kumpamagara ati ntawe utaha hano n'inzu none si wabyanzuza akimara kubivuga baramubwiye ngo umugabo utaha mugwe ngo ntagakumigo ubwo tubirekera aho ngaho tubicumbikira kuwa gatatu w'ikindi rero nibyo nende kukubwira twari turiri ya ruguru tumajije kugerayo tubonye ukuntu rubanza bigenze bategetse ngo nimugende ngo mwiyunge nk'umuryango ngo niba yaratanze ayo mafaranga wenda akayatanga mu buryo butari bwo rero two muri message baradusomeye ngo yayatanze buraca ngo yayatanze buraca ari harata mama nyakwigendera yahuye murakeka ko yaba yiyahujwe n'iki ntago namenye cyamwe yahuje bwose nanjye saha izi ngizi naho watemwe murakeka ko yatemwe nande ubwo nge ndi gutekereza yuko yavuzemo umwe buriya hari abandi niho baboneka cyenze uwari ubashoreye ari uvuze uwamwishe naho nanjye sahizi nabagiye ibyuko hari abakeka ko wiyahuye nyakwigendera ari mu batemye uyu urwariye mu bitaro byo murabivugaho iki nta sano byabifitanye ngiyo bitewe nuko ejo namubonye nkimara kumubona nabonye niba ari uturazo kuko bari kutubuza kuhegera nta kuntu nabishinja kuko mbese nabiburiye ikimenyetso hanyuma muracyari mu rujijo murasaba inzego bireba ko zakora iki kugira ngo urujijo ruveho ngewe ndi kumva azakurikirana iki kibazo ariko kikabera abandi urugero bafitanye amakimbirane mu ngo zabo kandi noneho iki kibazo nge ndi kumva nk'umuntu dukuriye w'umuryango ntawe ushoboye no Yozefu ngewe ariho nyitangira kuva ikibungo ndi kwiga mu wa 3 primaire ngewe iki kibazo cyaje kungiraho ingaruka ndi kwiga mu 3 primaire ubu ngubu ngewe nakoze icya leta amajije kugira ngo ngira amanota yo kwimuka papa tubyara aravuga ngo nta kurihira abakobwa kuva icyo gihe twe dufite isambu twasize ari nayo iyo sambu igitera impagarara kugeza izi saha iri harahijya mu itongo ngo nitongo rya sogokuru ariyo nawe ushoboye no amazi iminsi ari kuburana ngo niyari gushaka ubwo ngubwo nge ndi kumva ikintu cyakogwa ari uko mwatubariza ntawe ushoboye no ayo mafaranga koko mu by'ukuri n'abaturage bose bateranye nkuko twirirwaga turi kuburana byahereye mu mudugudu bigera ku kagari ayo mafaranga kemeza ayo mafaranga mbese arahari cyangwa ntahari njye ubu ndi kumva aricyo cyahesha umutekano kuko isaha n'isa aba bana nubwo bapfuye mama nawe ntago aramara kabiri ni igitambo ntago mbizi ukuntu biragenda mama wanyu nayo ngaragenda cyane rwose kuko aba bantu uburyo bapfuyemo nta muntu uri kubyizera nta n'umuntu mbese ibi bintu byabaye njye nabyumvaga ku makuru nkagira ngo ni za filimi z'ahandi hari ariko ubu uwakweretse ejo njye nabonye uwo murambo numva nguye muri koma numva muri njyewe sinzi noneho mbonye ya mihoro bakubise wa mwana aba bantu mu Rwanda baracyabaho ariko nge nkurikije ukuntu Yozefu ahoraga ari guhiga ngo afite na papa kanze mbabwire naraje hari agasambu hari ahepfo naguze ako gasambu nzaga kugaca mu dusheke nkimara kugaca mu dusheke papa nagera hano ngo ndi kujyana umutungo nagera hano ako gasambu kandi nako naguze na musaza wanjye ngo ndi kujyana umutungo ako gasambu yarambwiye ngo nabishe umugabo wa hararuguru ngo barafunguwe nisi none pa ntibarafunguwe kuko wamba bari ukambwira ikintu ushaka ariko tukabona umutekano nko kuvuka ku babyeyi bameze ngewe nshingiye ku kibazo ejo cyabaye bavuga ko nyir'urugo ari we wishyuriye mwana ngewe amaso yanjye navuga ko uriya mwana bagiye kwiba ninjoro bakabategera mu cyuho bakamwica ariko nyir'urugo si wabigizemo uruhare rwose ibyuko bavuga ko uriya mwana yishwe na mukuru we nawe akiyahura ntago ari byo ibyo byo nabishingiraho kuko nta muntu ari ukumwicara abantu bamwishe ntago baba bamujyanye muri voka kuja kumumanikayo ko nta muntu wamanika undi muri voka atari we yahunze ibyo yaramajije gukora azi ko amaraso garamukurikirana ahita ajya kwiyahura kwa kundi nyiri cyaha kimukurikirana amaraso ga murumuna we ahita ajya kwiyahura mwebwe niko mubibona niko tubibona rwose mubibona gute
tubibona kuko uwo mwana yagiye kwiyahura kubera icyaha yaramaze gukorera mwene nyina. ujya usenga ujya ufata umwanya w'umukirisitu rwose. Inkuru ya Gahini na Beri urayizi? Ushingiye kuri iyo nkuru ya Gahini na Beri wabihuza gute n'ibi bintu? Kubera ko nasomye biriya cyane ariko kubihuza kose njye ni ku mutima wanjye uri kubinyereka n'amaso. Rwose birakwereka iki? Binyereka ko uriya mwene nyina ari we wishe murumuna we. Nkurikije ko yaramajiye gukora icyaha nawe agahita aja kwiyahura. Amaraso amukurikiranye ya mwene nyina. Abantu batamaraso ni mabi. Amaraso ni mabi rwose. Urakoze cyane. Kuno kuri umuryango. Kure. Yego nawe. Ntuye mu ntara y'Uburasirazuba mu karere ka Nyagatare. Ubu niho uvuye? Iyi nkuru nayumvishe saa 9 n'igice. Maze kuyumva nagerageje kubaza iyo ari yo. Ariko mbere yuko nyivuga hari ibintu bimbabaza. Uyu muhungu nyiri urugo ni murumuna wanje. Niwe dukurikirana. Aba baturage barahanga bakwiye kuvugisha ukuri. Aba bana we na nyina ni abantu bavuga rumwe. None ise nawe akaba umuntu ubukwe. Nkavuga ko amakuru yabo kuyashingiraho yakwica bamwe agakiza abandi. Mbivuze ndi umuntu uva ahandi hantu. Ayo makuru kugira ngo muyamenye neza nuko mugana n'abaturage batuye hano, yaba ari umuyobozi w'umudugudu, yaba ari umunyesibo, yaba ari abaturage bose batuye hano, ariko dore uko nje nabyumvishe ibyo bintu. Nabyumvishe kuri telefone. Ndabaza ngo none se ibyo bintu byatewe n'iki? Barambwira ngo bwakeye mu gitondo basanga uriya mwana mutoya bamuteye ibyuma ngo none se habaye induru, habaye gutabara, habaye iki? Baravuga ngo nta gutabara kwabayeho, nta n'induru zabayeho. Nkomeza kubaza abantu batandukanye, n'abaturage barano nabazaga nibo bagiye bamumakuru. Bakubwiye ngo iki? Barambwira bati ariko babajije umudamu nyiri urugo ubwa mbere avuga yuko umugabo we bararanye, ko batazi uko byagenze. Babajije n'umwana ubwa mbere ngo asobanura ko atazi ababimukoze. Niko bambwiye. Noneho bigeze nyuma mu masaha 4 ubwo umwana bamujyanye kwa muganga. Mu masaha 4 hafi saa 3 n'igice baza kubona umurambo hariya mu giti cy'avoka. Basanga uwo murambo ni uw'uyu mukuru w'uyu nguyu. Ndabaza se uwo mwana we yabaga mu rugo, batereka dani yabaga mu rugo. Harashite ikingana kibati hagati y'ameza abiri gusubiza hejuru ntiyabaga mu rugo. Biranyanga muntu. None se aho bamutereye ibyuma mwasanze ari ibyuma bati bamuteye ibyuma mu buryo bukomeye cyane. Aho yaviriye hari amaraso angana gute? Barambwira ati dukurikije amaraso twabonye twasanze atari amaraso angana n'ibikomere bamuteye. Nkomeza kubaza abantu mumbwira ibyo ari byo. Batariko twumvisha andi makuru ko ari ahantu hakurya muri Gatonde ahantu bibye igitoke ngo niba ari fiya gwica igitoke aho bakibye basanze amaraso, bakurikira inkora y'amaraso. Amaraso acikira ahantu yitwa ku kiraro, ahantu yitwa ku kiraro cyitwa Gaseke. Ndabaza ese ntibyumvikana. None se kugira ngo uyu mwana apfe atabaga mu rugo, uyu nawe aterwa ibyuma, habeho guterwa ibyuma, noneho ntihabeho induru zo gutabara, byaba byatewe n'iki? Bamwe bagatekereza batari ko birashoboka. Aba bana baba se basezeranye kujya kwiba, bagerayo ibyo bibye ntibahuze bakarwana ubwabo. Bagiye kwiba se bagezeyo abantu babasanza mu cuho, abari babagira nabi uyu ari yahura. Twumva n'ahantu hora urujijo. Ikiri kunangaza rero nuko byageze igihe uwo mwana bikumvikana ko avuga ngo ni se wabimuteye, ariko mu makuru mfite nuko uwo mwana nawe atavugaga rumwe na se. Ntibavugaga rumwe na se, na nyina nawe ntibavugaga rumwe nk'uko biri. Yeme no kuryama mu buriri baryamagamo, ariko amakuru mfite nuko umwe yagiraga ishoka ye undi akagira ishoka yiwe. None urupfu rw'uyu mwana n'undi wakomeretse mu ruhuza mute? Kuko hari abavuga ko uyu wiyahuye yaba yatumye muri umuntu akabona kwiyahura. Njye ndi paseri. Urupfu rw'uyu mwana ntabwo ushobora kugira icyo nduvugaho, rurukunanira shingiye ko ntazi imiterere nuko naruhagazeho. Ntabwo narushobora kuvuga ngo nise bamuteye ibyuma. Nkurikije amakuru bavuze hakiri kare, we n'umuyobozi w'umudugudu n'abahano baraza kubivugaho,
ntabwo ndi kuvuga ko byaba ari byo ko yamwifasha akica mwene nyina agatera ibyuma bigasohora icyarimwe. ndi kumva ibintu bifite urujijo Imana izi abantu batazi ni indengamyumvire. Erega ubwo mba naje gutabara ntaza n'abantu bafite imodoka ariko narebera ibi bintu bimeze guca nzanye n'abantu bagira ngo ntuye mu muryango w'abasazi nzanye nyine kubera isoni y'ibi bintu.